Turabasuhuje bakunzi b'ubutumwa bwiza muri rusange, ariko kandi by'umwihariko bakunzi b'ibiganiro tunyuza kuri channel ya YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, channel Imana yaduhaye, tukaba tunashimira Imana rwose kugira ngo mu gihe nk'iki abatuye isi babashe kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, bityo bakizwe naryo. Wowe rero ufata umwanya wo kudukurikira, turagushimiye kandi tugusaba tuti niba utari wakora subscribe, niba utari wakora subscribe wabikora kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro ubibonere ku gihe. Iyo tubabwira gukora subscribe, ukanda like ndetse no gutanga comment no gusharinga ibiganiro, aba ari kugira ngo icyambere nawe ujye ubibonera ku gihe mu gihe wakaze subscribe, ariko ikindi ni ukugira ngo izo activity ukorera kuri channel zitume channel YouTube iyereka n'abandi bantu, hanyuma ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, nawe ufatikanije natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Ndizera ko mugenda mubohowe nabwo, ndizera ko hari byinshi mugenda mwunguka mutari musobanukiwe, ariko nawe niba hari icyo wakunganira ku ijambo ry'ubutumwa bwiza, jya ubishyira muri comment, turabisoma kandi tukabiha agaciro, ababikurikira bibagirira umumaro. Ndi kumwe rero na mwene data, ariko njye ku mazina ni Emile Nshimiyimana, umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, uwabariwe, wagizwe intungane, uwera umuziranenge mu maso y'Imana mbikesha Yesu. Ndi kumwe na mwene data ngira ngo abibwire, ubundi dukomeze ikiganiro, ariko twese tuziranye. Karibu mwene data. Nanjye mfatanije n'abera bose guhimbaza Imana kubw'icyo yankoreye muri Kristo. Njyewe amazina yanjye ni Eugenie Ndabavunnye. Imana yiyunze nanjye muri Kristo, nanjye impa umurimo wo kuyunga n'abandi. Uyu munsi rero nshimiye Imana ko impaye uburyo bwo kugira ngo twongere tuvugane, nyine icyo gikorwa cyiza Imana yadukoreye. Turabakunda kandi turabazirikana, mukomeze rero mukurikira ibiganiro byacu. Imana iduhana umugisha namwe. Amen. Amen. Ijambo ry'uyu munsi turayikura mu rwandiko Pawulo yandikiye Filimoni. Ni urwandiko rugizwe n'igice kimwe gusa. Yego. Turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 20. Muradusomera hanyuma dukomeze tuganira n'abakunzi bacu. Yego. Yego. Filemoni igice cya mbere kuva ku murongo wa 17. Nuko rero niba wemera ko dufatanije umurimo, umwakire nk'uko wanyakira. Kandi niba hari icyo yagucumuyeho cyangwa akaba afite umwenda wawe, ubimbareho. Ni njye Pawulo wanditse n'ukwanjye kuboko yuko nzabyishyura, ne kwirirwa nkubwira yuko nawe ubwawe uri mu mwenda wanjye, uwo mwenda ni wowe ubwawe. Bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Uru ni urwandiko umuvandimwe yandikiye undi. Mu byanditswe tugenda tubona mu isezerano rishya inzandiko zagiye zandikirwa amatorero. Ushobora kuvuga urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, urwa mbere, urwa kabiri. Ushobora kuvuga urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso. Ushobora kuvuga urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi.
ushobora kuvuga urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya, ushobora kuvuga inzandiko ebyiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike, ushobora kuvuga rwandikiye abera b'i Roma. Mbese ziriya ni inzandiko zagiye zandikirwa amatorero, ariko hari n'inzandiko yagiye yandikira abantu ku giti cyabo, bene data babaga bafatikanije umurimo. Urugero ni nk'urwandiko yandikiye Tito, urundi rugero ni inzandiko ebyiri yandikiye Timoteyo, ariko n'urundi rugero rw'urwandiko yandikiye Filimoni. Izi nzandiko rero tugenda tuzigiramo byinshi mu mibanire y'abakiranutsi, mu mibereho y'abakiranutsi nyuma yo gukizwa. Mbese cyane ko ubundi ikibazo umuntu afite ni kimwe, ariko n'igisubizo burya ni kimwe. Ubuzima rero bw'abera ni bumwe, navuga ngo ni bumwe, ku buryo iyo tumenye uko abera bagiye bitwara mu bibazo, natwe tumenya uko dukwiriye kwitwara mu bibazo. Ariko hejuru y'ibyo n'ubundi tunabonamo n'ubundi bwiru bukomeye bugenda buhishurwa n'izo nzandiko. Cyane ko n'ubundi nta rwandiko rwakabaye rudahishura Kristo muri rwo, kuko uko byamera kose ibyo tuvuga byose bishingiye kuri uwo nguwo. Yego. Filimoni ikigaragara yari umuntu nyine koko Pawulo yari yizeye ko yakijijwe, ariko kandi akaba yarizeye ko ari umuntu yafata nk'umunyamumaro muri bene data, ndetse no kuri we ubwe akumva hari umumaro yamubonamo. Uyu Filimoni rero mbere yari afite imbata, umugurano se wamukoreraga witwa Onesimo. Hanyuma Onesimo aza atoroka Filimoni, biranashoboka wenda ko hari n'ibyo yacikanye. Hanyuma ariko Onesimo aza no gufungwa kandi. Onesimo aza gufungwa. Ntabwo tuzi inzira byanyuzemo kugira ngo afungwe. Niba ari Filimoni wamufungishije ntabwo tubizi. Niba ari ibindi yakoze bikatuma afungwa ntabwo tubizi. Ariko mu gufungwa kwe aza kugira amahirwe. Amen. Ariko reka tubwire abantu badukurikiye ngo ibibazo dushobora guhura nabyo mu buzima bishobora no kuzana n'ibisubizo cyane. Burya hari igihe twivovotera ibyo duhura nabyo, ariko reka mvuge ko ushobora kugira ikibazo mu buzima, ariko icyo kibazo akaba ari nacyo kivamo igisubizo cyangwa se icyiza utatekerezaga. Niyo mpamvu rero dukwiriye guharanira gukora byiza tukiri hano mu isi, ariko mu gihe duhuye n'ibyago tutikururiye, reka mbivuge gutyo, nanone tugashimira Imana, kuko mu ibyo byago hashobora no kuvamo ibyiza tutatekerezaga. Ahubwo n'ijambo rivuga ngo ku bakunda Imana byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kuri Onesimo ho hashobora kuba hararimo n'ibyo we yikururiye, kuko nyine n'ubundi amateka ye ya mbere agaragaza imyitwarire itari myiza. Ariko mu gihe umukiranutsi yahura n'ibibazo atikururiye, burya jya ushimira Imana kandi utegereze urebe icyaba gihishe inyuma yabyo. Bishobora kuba bihishe icyiza. Akenshi biba ari impamvu ku mukiranutsi. Yego. Biba ari impamvu yo kugira ngo nyine umuntu ashime Imana kubw'ibintu byose. Yego. Cyane ko nk'abakiranutsi biradukwiriye ko dushima Imana kubw'ibintu byose. Amen. Urabona ko na Pawulo nk'umubwirizabutumwa bwiza,
n'ubundi muri gereza umurimo yarawukomeje, yego kuko bigaragaza ko ibi byanditswe bigaragaza ko ageze muri gereza yakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza, ni naho havuye Onesimo. Urumva rero no gufungwa n'ibindi byago byose bishobora kudushyikira cyane. Urabona ko we byari bishingiye no ku butumwa bwiza, ntabwo ari indi mpamvu. Hanyuma rero agezeyo mu by'ukuri ahura na Onesimo, nawe wari ufungiwe ibindi, ariko amubwira ubutumwa bwiza. Pawulo we yahise akomeza akazi, amubwira ubutumwa bwiza, noneho aza no kwizera ubutumwa bwiza. Ni ibintu by'igiciro cyinshi kuba twarizeye ubutumwa bwiza, Imana ikadushinga n'umurimo wayo wo kubwira abari mu isi ubutumwa bwiza. Nabyo nongeye kubishimira Imana. Ubutumwa umuntu avuga anafunze kandi abo bubwiye bakabwizera, ubwo ubutumwa bwiza ntibugira imipaka, ubutumwa bwiza ntibufungwa. Hari n'abantu bazi ko ubutumwa bwiza buvugirwa ahantu runaka mu nsengero n'ahandi, ariko urabona ko muri gereza umuntu abwirizwa ubutumwa bwiza akanabwizera, n'ijuru akaribona afunze. Buriya Onesimo yari afite ijuru ari muri gereza. Wasaga hari n'abandi, nuko nyine uru rwandiko rugaragaza ko yari aziranye na Onesimo, ariko hari n'abandi bizeye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ni umwihariko, ni ijambo umuntu yumva aho ari hose, nta rusengero arimo, nta mirimo akora yo mu rusengero, akabwizera, ijuru akaba araribonye, ndetse n'abandi bakamuhamiriza. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ikintu kiri magic, ntabwo ari ikintu kiri fenomeno, kimeze nk'aho ari ikintu kitazwi, kidasobanutse, cy'ubwiru budasobanutse. Umuntu yizera ubutumwa bwiza akaba abizi ko azajya mu ijuru, yewe n'abandi bakamuhamiriza akazajya mu ijuru, hashingiye nawe ku buhamya yihamiriza ubwe. Si ibintu rero bidafite igisobanuro, bya bintu by'amayobera matagatifu, bya bintu biraho umuntu aba azi ngo niba nzapfa niba nzakira simbizi, by'akanyoni karitse ku nzira. Ntabwo ubutumwa bwiza ariko bumeze. Burasobanutse cyane, burasobanutse, kuko ubundi ubutumwa bwiza ni inkuru nyine Imana ibigufitiye. Yego. Ubwo rero urumva iby'Imana ntabwo byabura kuba bisobanutse. Yego. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza rwose burasobanutse. Yego. Nta n'umuntu burya ubigiramo uruhare mu gukizwa k'undi muntu. Yego. Urumva Onesimo yarabwumvishe ahita yizera, bidasabye ngo babanze bamukure aho muri gereza bamujyana ahandi bamukorereho imihango runaka. Okay. Aho wizereye ni naho uhererwa ijuru. Yego, aho wumviye ukizera uhita uhahererwa ingororano y'ijuru. Ishimwe kubw'ubutumwa bwiza. Twaranasobanukiwe ubutumwa bwiza, tumenya icyo ari cyo. Twari tuzi ko hari abantu babishinzwe kubuvuga, hari abandi batabyemerewe, ariko Imana imaze kwiyunga nawe ku bwa Kristo, ibiguhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Onesimo yizeye ubutumwa bwiza. Imbata, igisambo, imfungwa, ariko amaze kwizera ubutumwa bwiza, statuye yahise ihinduka. Statuye yahise ihinduka, aba mwene se na Pawulo. Ndetse Pawulo abwira Filemoni ngo amwakire nk'uko yakwakira Pawulo. Abantu bizeye ubutumwa bwiza ni ikigaragaza standard bahita bajyaho. Ubundi umuntu uzeye ubutumwa bwiza aba ameze nka Yesu. Ni umwana w'Imana ku kigero cya Yesu, kandi nta byiciro biba mu bantu bizeye ubutumwa bwiza. Bose barahwanye, bose barangana imbere y'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuga ibya Onesimo akavuga ko bakwiye kumwakira, mbese avuga ko bakwiye kumwakira nk'uko bakwakira Pawulo ubwe. Bivuze rero ko nta tandukaniro riza kuba hagati ya Pawulo na Onesimo, ariko nanjye. Niyo mpamvu hari ukuntu abantu batekereza kutari ko gukiranuka nyine guhabwa bizeye ubutumwa bwiza ni kumwe. Gukiranuka kwa Pawulo
gukiranuka kwanjye Emile, gukiranuka kwa Eugenie, gukiranuka kw'abera bose kurahwanya imbere y'Imana. Ntabwo abakiranutsi batandukanye, abakiranutsi barangana. Ariko n'imbere yabo, hagati yabo abakiranutsi nabo n'ubundi baba babiziranyeho ko n'ubundi bose ari kimwe. Yego. Kuko urumva Pawulo ntiyatinye kubwira Filemoni ngo yakire umuntu wari imbata ye, akanamukorera amakosa, akamubwira ati mwakire. Niba hari n'ibintu yaba yaraguhemukiyemo ubimubabarire, tewe nushaka nanjye ubimbareho. Ariko bikanarangira avuze ati umwakire nk'uko wanyakira. Urumva bigaragaza ko nyine ari Filemoni, ari Onesimo, ari Pawulo, bose bari baziranye ko bose babaye umwe kubera Yesu. Kw'icyo nanone turagaruka ku ishusho ya Kristo igaragaramo hano. Mu by'ukuri hano iyo Pawulo avuga ngo abwira Filemoni ngo yakire Onesimo nk'uko yakwakira Pawulo, nicyo Kristo yadukoreye. Nicyo Kristo yadukoreye ubwo twari twaratorotse Imana, ubwo twigomekaga ku Mana mu ngobyi ya Edeni turi muri Adamu, tukajya kure yayo, tugahinduka ababi rwose mu maso y'Imana. Icyakurikiyeho ni Kristo wagiye kudushaka. Mbese nk'uko Pawulo yaronse Onesimo, natwe Kristo ntiyatutereranye, ahubwo yagiye kudushaka. Kandi agiye kudushaka aranatubona. Kandi atubonye atugira neza. Kutugira neza bimusaba kwitanga we ubwe, agatanga ikiguzi cyose, nk'uko Pawulo ari kuvuga ngo niba hari n'icyo umwishyuza abari ngewe ukibaraho, abari ngewe ukishyuza. Natwe Kristo yaradushatse kandi yaratubonye, anatanga ikiguzi agiha Imana. Yasanze hari ikintu Imana itwishyuza. Yasanze hari ikintu Imana ituryoza, kandi arayizi ko iri seriye cyane. Ntabwo yivuguruza. Ariko yemera kwishyura ikiguzi twasabwaga. Hanyuma cyari kigoye cyane, rwari urupfu kandi rubi, urupfu rw'ibivume, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nuko rero Yesu yemera gutanga ikiguzi cy'urupfu, yemera kumena ubugingo bwe kugira ngo arokore ubugingo bwacu. Imana rero ibonye urupfu rwa Yesu nk'ubwishyu bw'ibyo yadusabaga, yemera kutwakira. Yaratwakiriye nishimye. Yemera kutwakira. Mu by'ukuri nta rubanza tugifite, ariko biciye mu kiguzi Yesu yadutangiye. Umwakire nk'uko wanyakira, ubwo bivuze ngo Imana uko itubona ni kimwe n'uko ibona Yesu. Nta tandukaniro rihari. Ni igitangaza gikomeye. Iriya baruwa rero ya Pawulo kuri Filemoni asobanura ibya Onesimo, ni ibaruwa yacu ku Mana yanditswe na Kristo, asobanura ibyacu. Uti Emile utarakugiriraga umumaro kera, wari umugome akakugomera, noneho mwohereje atari umugome. Hano Pawulo yasobanura uburyo yohereje Onesimo atari imbata mu by'ukuri, ahubwo ari umuvandimwe we kandi ari uw'ingirakamaro. Bivuze rero ko natwe Kristo yatugaruriye Imana turi abera. Ijambo niko rivuga. None yiyungishije natwe mu Bakolosayi 1:22 gutyo, none yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri we kugira ngo adushyire imbere y'Imana turi abazira turi abatagaho imbere yayo. Amen. Uko rero niko tugaragara imbere y'Imana. Ariko nawe udukurikira ubyizeye wamera gutya imbere y'Imana. Waba umuntu Imana itabaraho icyaha, ariko ubikesha nde? Yesu. Suko Imana yirengagije ibyaha byawe, ahubwo nuko habonetse Yesu wakwishyuriye umwenda w'ibyaha byawe byose imbere
y'Imana. Yesu apfa burya niwe Imana yari ihaniye muri Yesu. Yesu azutse, Imana yari ihamije ko uhindutse umukiranutsi imbere y'Imana mu buryo bw'iteka ryose. Reka mvuge rero ngo ibanga ryo kwemerwa kwacu riri hagati y'Imana na Yesu. Buri ibanga ryo kwemerwa kwa Onesimo riri hagati ya Paulo na Filimoni. Ni ubushuti. Kwemerwa kwa Onesimo gushingiye ku bushuti buri hagati ga Paulo na Filimoni. N'imvugano nibyo bavuganye. Imana ishimwe ko natwe ishimwe ko yemeye. Yego. Mbese yagaragaye koko kwikiranuka. Yego. Yemeye ibyo yavuganye na Yesu. Yego rwose. Kuko yavuganye na Yesu ko Yesu namara kwishyura icyo Imana yatwishyuzaga cyose. Yego. Imana nayo iri butwakire nkuko yakwakira Yesu. Amen. Kandi koko pe turabahamya. Yego. Uko Imana ikunda umwana wayo, wa muririmbyi niko yavuze. Kandi kwikunda umwana wayo, nge ni kwinkunda ndakwiriye, nari umugome nukwima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba, mubo yacungu jayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Amen. Ubundi ngo urwo rukundo harimo igitero kivuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo ni kuzimu rugerayo. Ariko ngo rwanatumye Yesu aza mu isi. Yego. Hari ahavuga ngo na cya kirara cy'inzererezi. Yego. Urwo rukundo rwatumye se acyakira. Yego. Rero Imana ishimwe ko yatwemeye. Yego rwose. Ishingiye ku byo yavuganye na Yesu. Amen. Kandi Yesu nawe yari yabyubahirije neza. Amen. Abantu bajya babishidikanyaho, bababwira ngo kujya mu ijuru ntibisaba ibikorwa byawe. Yego. Ntibisaba effort yawe nimwe. Yego. Kavuga ngo ubwo se birashoboka. Birashoboka cyane kandi ahubwo ari ibintu byonyine byizewe. Ariko ubwo tubonye ko n'isezerano ritari hagati y'Imana n'umuntu. Ego. Ahubwo isezerano ubundi riri hagati y'Imana na Kristo. Umuntu ntabwo azamo. Ntabwo umuntu arimo. We ni umugenerwa. Ni umugenerwa bikorwa. Riri hagati y'Imana na Kristo, noneho umuntu akarimenyeshwa. Isezerano rishingiye ku mubano mwiza uri hagati y'Imana na Kristo. Mbese ibyo Kristo yakoze bigatuma Imana imwemera, noneho rero bityo n'uwemeye Kristo Imana ikamwemerera muri Kristo. Amen. Mbese Imana iramutse itakwemera umuntu wizeye Kristo, yabihemukiye Kristo. Ubwo yabibaye umuhemu ndetse n'indyarya n'umunyabyaha, kuko yabirenze ku cyo yavuganye na Kristo, kuko Kristo ibyo yagombaga gukora yarabikoze kandi abikora neza. Ubwo rero kutizera Imana bivuze ngo ni ukutizera icyo Imana yavuganye na Yesu. Mbese ukaba wavuga ngo Imana yaba yarishyuje Yesu umwenda w'abantu Yesu yahagarariye, ariko igakomeza ikabara umwenda kuri ba bantu Yesu yishyuriye. Mu yandi magambo hano ubu Filimoni aramutse agize icyo aryoza Onesimo, ubwo yaba ari kwishyuza kabiri. Kubera ko Pawulo aravuze ngo niba hari icyo umwishyuza ukimbareho, ngewe ubwanjye nzakikwishyura. Sibyo? Noneho rero niba
ari uko isezerano rimeze hagati ya Filimoni na Pawulo. Aramutse ashatse kugira icyo yishyuza Onesimo, yaba agiye kwishyuza umwenda kangahe? Kabiri. Icyo rero Imana ntiyagikora. Ntabwo yagikora. Noneho rero aravuze ngo nkubonemo umumaro. Nkubonemo umumaro mwene data. Mbese ungirira umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Ngo kandi wibuka ko nawe umfitiye umwenda. Ngo kandi uwo mwenda ni wowe ubwawe. Reka mvuge iki rero. Reka mvuge ngo Imana nayo ifitiye Kristo umwenda wo kubara nk'intungane abazamwizera. Amen. Birasobanutse. Mbese ari kwibutsa, Yesu ari kwibutsa Imana ati nawe kandi wibuke ko undi mu mwenda. Umwenda nicyo twavuganye ko nimfira abantu nawe uzababara nk'intungane. Uyu rero nawe yizeye bya bindi. Nawe rero uri mu mwenda nawe wo kumubara nk'intungane. Utamubaze nk'intungane nawe waba ukiraniwe. Aregani nacyo bisobanuye kuba ari umutambyi wacu ku Mana. Nicyo bivuze. Mbese ahari abwira Imana ko uriya nawe arizeye, n'uriya nawe arizeye, uriya nawe yinjiye muri rya sezerano ryanjye nawe, uriya nawe agezemo, uriya nawe ahindutse uwera, uriya nawe ni umukiranutsi, uriya. Reka tubabwire mwe mwari mukiri kure y'amasezerano, namwe mwigire hafi. Kuko Yesu yatwigije hafi. Kandi mwisanzure Onesimo ajye kwa Filimoni, nagerayo yisanzure. Yifate nk'umuvandimwe, ntaba akitekereza nk'imbata. Ikindi ntaba akitekereza nk'umubereyemo umwenda. Abantu bakivuga ngo ni abanyabyaha koko. Byagenze bite? Nta makuru ya Yesu bamenye cyangwa banze kuyemera. Cyangwa n'Imana mudafitiye icyizere cy'uko barangizanije na Yesu. Nuko Imana ari yo kwizerwa. Nyine muba mugaragaje ko mudafitiye Imana icyizere. Kandi nacyo abantu nicyo bazazira. Nicyo abantu bazazira. Ni ukwanga kwizera nyine. Niyo tuvuga rero kwizera nicyo tuvuga. Abantu ntibanasobanukiye kwizera icyo bishatse kuvuga. Ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Iyo ushidikanya rero ko ahari Imana yabikureba nabi, hari ukuntu yabita kwemera, hari ukuntu waba ukiri umunyabyaha, hari utwaha yabikikubaraho ngo tumwe tunyongobeza bugingo, simbizi n'ibindi. Oya, Imana byose yabirangizanyije nande? Na Yesu. We nturimo, ahubwo wowe gusa uri umugenerwa bikorwa. Izera ibyo, wibanire n'Imana amahoro. Abaroma 5 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana, ariko ku bwa Pawulo dufite amahoro kuri Filimoni, ariko ku bwa Pawulo. Ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana, ariko ku bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, kugira ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Mbese ukajya mu bwiza bw'Imana, ugasanga Imana mu bwiza bwayo, wemye, ukeye, nta gihunga, ukegera intebe y'Imana, ukishyira, ukizana. Uko niko gukomera, uko niko gushyirwa hejuru, uko niko kuzamurwa. Nawe ukaba inshuti n'Imana, ukaba umwana wayo, ukishyira, ukizana mu rugo rw'Imana, nta bwoba, nta gihunga. Ukaba uzinga Imana mu ruhande rwawe, nawe ukavuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwanjye mubisha ninde? Ukabona ntacyo utinya. Mbese ni amakuba, mbese ni inzara, mbese ni ukwambara ubusa, mbese ni ibyago, mbese ni ibiriho, mbese ni ibizaza, mbese ni urupfu, mbese ni ubugingo. Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo? Nawe ukinjoyinga ku rukundo rw'Imana, ukaba uzi ko Imana ari umurinzi wawe, kari isoko ikumenyera byose, mbese ukagubwa neza. Nanjye nshimiye Imana kubwo rukundo. Nanjye ndanezerewe cyane, nezerewe Imana. Ariko nanjye ndumva rwose nakomeza gushishikariza abatwumva be gushidikanya. Yego.
muzirikane cyane icyo Kristo yakoze. Amen. Kandi mumenye ngo yagikoze ari mwega gikorera akimurikira Imana, Imana nayo irabishima. Amen. Ubwo rero Yesu n'Imana barangizanyije, hasigaye wowe. Ubundi umugenerwabikorwa mu Gifaransa ni umubeneficiaire. Yego. Beneficiaire banza aribyo bivugitse neza. Mbese umuntu uza kungukira mu kintu cyiza kiri buve mu cyakozwe n'abandi bantu batari wowe. Wowe uri umuntu uraho gusa, ugomba kwemera gusa ibyakozwe, iby'Imana yavuganye na Yesu kandi bigakorwa neza. Rero turabashimiye, turanabakunda. Yego. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu. Dufitiye Imana icyizere kubw'ijambo ryayo, kw'ibyo yaduhaye kwizera namwe yabibahereza mukabyizera, mukaraganwa n'abera bose ibyiza byose. Imana ihimbaza. Ndeka dusoze tuvuga ngo amahoro y'Imana rero abane n'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose. Amen. Amen.